Twongeye kubasuhuza abakunzi ba buryo tubicano, cyane cyane wowe ufunguye iyi video ugiye kureba ni iki gikubiye muri video y'uyu munsi. Nawe wakoze subscribe kuri iyi channel turagusuje cyane, wakoze ibintu bikomeye waradushyigikiye, ndetse nawe utarakora subscribe turagusaba ko wakora subscribe kuri iyi channel kugira ngo urusheho kudushyigikira, natwe turusheho gukomeza gushaka andi makuru avuga kuri mining zigiye zitandukanye, ariko uyu munsi turi muri mining ya Pi network. Nk'uko twakunze kubivuga muri video zacu zatambutse, twagarutse ku kintu bita Pi browser. Pi browser hari abamaze kuidownloadinga batari bwafungure, batazi ngo niki kiri muri Pi browser. Iyi Pi browser niho ibijyanye na Pi network navuga ngo byose niho bishingiye, niho soko cyangwa se nicyo gicumbi cya Pi network. Pi browser niho tubonamo buri kimwe cyose tuzakoresha muri Pi network. Uyu munsi rero tugiye kureba ni iki kiri muri Pi browser. Pi browser yacu twamaze igihe tuvugaho, ni iki kiyirimo cyangwa se ibitsi iki, itubikiye iki. Ndabasaba mwe mwese mutarakora subscribe kuri iyi channel ko mwakora subscribe kugira ngo turusheho kubana. Uraza hano muri application ya telefone yawe, ujye kuri Play Store, mbere ya byose ufungure Play Store, wandikemo Pi browser, urebe ko Pi browser yawe handitseho ijambo Pi Community Company, urebe ko handitseho ijambo Pi Community Company. Kubera ko iyi Pi browser hari abaskamu batangiye kugaragaza izindi Pi browser zitari iyi ngiyi. Nusanga itanditseho iyi Pi Community Company, ntabwo araba ari ya Pi network. Nusanga handitseho Pi Community Company, uragaruka muri application za telefone, uragaruka kuri application za telefone yawe, maze turebe niki kiri muri Pi browser. Ukigera muri application ya telefone yawe, urajya kuri application ya Pi network, aba ariho ufungura. Urafungura application ya Pi network. Uyu mwanya tugiye kureba cyangwa gukora wallet P. Ukimara gufungura application ya Pi network, harafunguka page imeze gutya. Uragera ahangaha usanzwe ukorera mining yawe. Ugeze hano ukorera mining, urabona hejuru hariya mu nguni hari ahantu hari uturongo dutatu mu kabara k'umutuku. Urahakora hariya hari akabara k'umutuku hejuru mu nguni ku turongo dutatu, ugere kuri page imeze gutya. Nugera aha urareba hano twashyize akabara k'umutuku nanone handitsemo Pi browser, aba ariho ukora. Urakora aha handitse Pi browser. Ucyakora harafunguka, ugere kuri page iriho amagambo menshi nk'aya uri kubona imbere yawe muri telefone, maze ukore kuri sign in to Pi browser. Aha hari ibara ry'umutuku, aba ariho ukora sign to Pi browser. Urahakora ukore sign in muri Pi browser, hafunguke. Nyamara gufunguka, uragera ahantu hari utuntu tugeze muri 7. Hari chat P, wallet P, brainstorm P, mine P, blockchain P, develop P, akanyuma ni KYC P cyangwa se KYC Pi. Wowe ugeze aha tayari wageze muri Pi browser. Pi browser yawe imaze gufunguka, uhise wisanga ahantu hari utu tuntu 7. Nugera ahangaha uraba wageze muri Pi browser yawe. Ahangaha urahita ureba kuri aka ka kabiri kanditseho
wallet p. Ahangaha dushyize ibara ry'umutuku niho uri bukore, handitse wallet p, niho uri bukore winjire muri Pi browser yawe urebe aha hari wallet p aba ariho ukora, ni ku ka kabiri. Ugikora kuri wallet p urategereza bifunguke. Ukimara gukora aha handitse wallet p cyangwa wallet pi, harafunguka wisange aho bimeze gutya handitse generate your wallet. Aha hari ibara ry'umutuku muri kuhabona ko handitse generate wallet. Hano baba bakubwira ngo ntusubire inyuma utararangiza cyangwa utarasoza iki gikorwa, banza usoze iki gikorwa winjiyemo mbere y'uko usubira inyuma. Aho urakora kuri generate wallet. Ugikora kuri generate wallet harafunguka ahantu hameze gutya hari agataburo. Aka gataburo karimo wowe, kuri wowe karimo amagambo 28 agaragara, ariko buri jambo ryanditse nyine ukwaryo. Ni amagambo 28 mu nyuguti ntoya. Iyi niyo passphrase yawe. Iyi nta muntu ugomba kuyereka. Iyi passphrase nta muntu ugomba kuyisharinga. Kora hano handitse copy munsi yayo, ukore copy yayo ujye kubibika kuri email yawe, cyangwa se ukoresha handitse face ID, user face ID aba ari byo ukoresha ubike iyi passphrase yawe. Ariko ikizima kora copy ugende ubike muri email yawe. Ahangaha baba bakubwira ko Pi network idafite ubushobozi cyangwa nta bubasha ifite bwo kuzongera kukwereka aya magambo, kandi ntabwo izakubikira iyi passphrase yawe. Iyi passphrase ni iyawe wowe ku giti cyawe, wowe na application yawe, ni wowe nabyo. Bibike neza. Ku muntu utazi kuba yakoresha email, reka tuze turebe uburyo yabibikamo. Hano baratubwira ngo do not lose or share Pi wallet passphrase. Ntuzabure passphrase zawe cyangwa ntuzazitakaze, ntuzazisharinga kuri mugenzi wawe, ntuzatume mbese buri kimwe cyose kizibaho. Ku muntu utazi kuba yabika ikintu muri email ashobora kwifashisha ubu buryo, nabwo byashoboka. Akagaruka muri application za telefoni ye, ukajya ahari kuri WhatsApp yawe. Ugiye kuri WhatsApp ushobora kuba umudamu cyangwa se umugabo. Niba uri umugabo, reba nimero ya madamu wawe mubana, wa wundi ushobora kuraga buri kimwe cyose. Niba uri umugabo cyangwa niba uri umugore, plutôt reba nimero y'umugabo wawe ubikeho aya magambo 28 aba ariho bipestinga, maze wigarukire muri application za telefone yawe. Ubwira ya passphrase urayipestinze, uyibitse kuri email cyangwa se kuri nimero ya WhatsApp y'umuntu wawe wasigira buri kimwe cyose bibaye ngombwa. Uragaruka muri application ya Pi browser. Hano tugiye noneho gukereya ya wallet yacu. Tumaze kubona passphrase ari cyo kintu gikomeye. Ahangaha wabura byose ibyo wamaninze ukabura bitakaje. Wacunga gakeya abaskama bakakwiba ibyo wamaninze. Noneho turebe iyi wallet akamaro kayo. Iyi wallet tugiye gukereya izadufasha kwakira Pi zacu za nyazo. Niyo izahitiraho Pi zacu za nyazo zitari test, noneho Pi za nyazo. Izanadufasha kandi kohererezanya amapayi hagati yacu nk'abapioneers. Inadufashe kohereza Pi hagati yacu, koherezanya Pi hagati yacu nk'abapioneers duhana good cyangwa se service runaka. Iyi wallet kandi izadufasha guspendinga Pi binyuze muri application ya Pi, ni ya Pi network. Ahangaha ni ibintu bitatu iyi wallet igomba
umumaro wa wallet muri make ni ibintu bitatu. Turahita tugaruka hano muri Pi browser, tugere nanone kuri twa application two muri Pi browser turindwi. Urakora nanone kwaka ka kabiri wallet P. Uraza winjire kuri wallet P, aba ariho ukirika cyangwa se ukora. Nuwakora urategereza hafunguke, maze namara gufunguka uragera noneho ahameze gutya. Hahandi baguhaye amagambo 28, noneho ntayo bakugaruriye. Ari amagambo bayaguha inshuro imwe. Iyo yatakaje ubutakaje buri kimwe cyose. Hano urabona bakubwiye ngo example alpha bravo charlie delta gukomeza kugera ku tuntu 24. Wowe uragenda hahandi ubitse ya magambo yawe uyakorere copy, uze upasting hano bashyize example mu itaburo bashyizemo example, nurangiza kuyapasting agarutsemo ya magambo baguhaye bwa mbere 28 uyapastinze hano, hanyuma ukore kuri unlock with passphrase, kuramo nyine urufunguzo, kuko umaze gushyiramo ya magambo wabitsa ahantu kuri email yawe cyangwa kuri WhatsApp y'umuntu wawe, wayakopiye uragarutse yapastinzemo hano, aragarutse ukoze kuri unlock with passphrase. Ukihakora arahita hafunguka indi page imeze gutya. Iyi page kuri wowe ntabwo urasanga itagaragara, ahubwo urasanga harimo ibikode birimo imibare, amagambo, hari agataburo k'umutuku. Aya magambo urayakopiya nanone niba wakoresheje uburyo bwa WhatsApp cyangwa bwa email ariho wabitse ibintu byawe, ugaruke muri application ya telefone yawe ubibike aho wabitse ya passphrase. Niba wakoresheje nimero y'umuntu wawe wa hafi, bari ugaruka ubibike aho wabitse passphrase zawe. Habike na wallet yawe. Iriya wallet niyo konte yawe muri Pi network, niyo nakita konte, nkuko uvuga ngo ufite nimero ya banki runaka, iriya niyo konte yawe. Hano urahita ugaruka muri Pi browser, nuyikoraho urahita wisanga hamwe uvuye ukore continue. Ugeze hano urakora continue, uraba umaze kubika passphrase zawe, wanabitse wallet yawe. Ukigera hano ukoze continue uragera kuri page, ukore hari ahanditse Pi mainnet. Kora kuri Pi mainnet, utegereze haze icyo bita Pi testnet. Urakora hari ahanditse Pi mainnet, hazemo Pi testnet, aba ariyo uwemeza. Urabona ko hano hari Pi testnet, baguhaye Pi 100 za test. Izi Pi 100 ni izo gukora test wohererezanya na mugenzi wawe kugira ngo murebe ko ibi bintu ari ibyanyabyo cyangwa se bishoboka. Ibi ngibi ahangaha birashoboka. Ushobora gusendinga umuntu kwizi Pi 100 baguhaye, ukazohereza mugenzi wawe muri kumwe nawe, maze kugira nkahangaha yaguhaye wallet ye, birashoboka, cyangwa se we akakoherereza. Niba ugiye kwakira, birasaba ko utanga wallet yawe. Niba ugiye gukora receive, ubwo ugiye kwakira, uraza hano muri receive uhakore, maze urebe ya wallet yawe aba ariyo uhereza umuntu kugira ngo agushyirireho Pi muri kohererezanya niba muri test. Ukihakora uragera kuri iyi wallet nanone, ni ya yindi wari umaze gupastinga bwa nyuma, niyo bongera kukwereka hano. Twibukiranye ko iyi wallet P iyo ni public, wayereka mugenzi wawe n'undi wese, ariko kirazira kikaziririzwa kwerekana passphrase zawe. Hariya wakora kuri setting ukagenda ukabona ya passphrase yawe. Muri make kohereza no kwakira, ibyo twese turabizi nk'aba pioneers basanzwe bakora mining ya Pi network. Ahangaha Pi network iragushishikariza gucreate wallet yawe uyu munsi. Nyuma yo gukora wallet ugomba kuzakora KYC cyangwa know your customer. Nanone nyuma ya KYC ukore migration. Murakoze cyane, dukomeze tuminingire ku gihe ibihe